Shalom shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muyikomeje kudukurikirana kuri urubuga rwacu. Imana ibaho umugisha no gusharinga izi nyigisho. Imana ikomeze kubagirira neza, kudufasha kuvuga ubutumwa bwiza tubugeza hirya no hino. Imana ibaho umugisha cyane. Twihuse turinjira muri gahunda twiyemeje hejuru yo kuvuga ku bintu birindwi umukristo agomba kuzuza cyangwa se kugenderamo kugira ngo ashobore kuba umucyo w'isi. Turasoma Amateka igice cya 5 umurongo wa 14. Muri umucyo w'isi, umudugudu ubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Yesu aya magambo yayavuze atubwira ko turi umucyo w'isi kuko yaje kutumurikira. Muri we ngo harimo umucyo, kandi uwo mucyo waragakiza k'abantu. Kuduha uwo mucyo byaduhinduye natwe kuba umucyo w'isi, kandi tugomba kumurikira isi kugira ngo isi ishobore kuva mu byaha, cyangwa se abantu bari mu byaha bashobore kumurikirwa nabo, bashobore kugana umwami wacu Yesu Kristo nabo bagira ubuzima yaje kubaha. Ngo muri we harimo umucyo, kandi uwo mucyo waragakiza k'abantu. Rero ikintu cya mbere tugomba kumenya nk'abana b'Imana, muri bino bihe turimo turavuga ku nshingano z'umukristo, ntabwo ushobora kumurika udafite ubusabane na nyiri rumuri. Niba ushaka kumurika, ubaka ubusabane buzima na Yesu. Nimba ushaka kumurika mu muryango wawe, nimba ushaka kumurika mu ishuri aho wiga, nimba ushaka kumurika mu kazi ubamo, nimba ushaka kumurika ubuzima bw'Imana bukakugaragaraho, ugomba kugira ubusabane na Yesu Kristo. Nimba nta busabane ufite na Yesu, bizahogora kumurika. Izuba n'ukwezi, ukwezi nta rumuri rugira. Iyo tubona ukwezi mu gihe cyabwo, rwaragize igihe cyo kwakira umucyo uva ku zuba kugira ngo tubone ukwezi kumurika. Ukwezi ntabwo kugira urumuri, oya, rwakira umucyo w'izuba maze ukagaragaza uwo mucyo ku isi. Uko niko natwe tumeze. Yesu ni izuba ryo gukiranuka. Iyo twakiriye umucyo we mu buzima bwacu, natwe dutanga ku isi. Itara mu nzu nta mbaraga rifite ryo kumurika. Hari izindi mbaraga zihishe inyuma y'itara kugira ngo itara ryake. Natwe kugira ngo twakira abantu, dukeneye imbaraga kugira ngo dushobore kwakira abantu. Izo mbaraga si izindi, ni Yesu wacu. Gusabana na Yesu, kubaka ubusabane bwawe na Yesu, bituma ushobora kumurika muri iyi si turimo. Twitoze gusabana nawe. Biravuga ngo dutumbere Kristo. Niba twarazuranywe nawe, ngo dutumbere Kristo wicaye iburyo bwa Data, niwe banze ryo kwizera kwacu, ngo abe ari we dutumbira. Bene Data, ubuzima bwawe bufokasinze kuri inde? Butumbere nde cyane? Buriko burareba nde kuruta ibindi? Tugomba kureba Yesu kuruta ibindi bintu byose. Ariko uyu munsi abantu benshi, ari usenga, ari uwiriza, tutumbere cyane ibintu kuruta Yesu. Tubakiye cyane ku bintu kuruta kubakira kuri Yesu. Niyo mpamvu iyo turimo turabwira abantu ngo Yesu araje, mwihane, mukizwe, abantu barakubwira ngo nabarindiriye kuza, mbaze kwanza ngere kuri, mbaze kwanza ndongore, mbaze kubwira. Gahunda ni nyinshi cyane abantu bafite. Nicyo gikwereka ko ntabwo bakumbuye umwami cyane, ariko baracanyotewe iby'isi, baracakunze isi cyane. Ntabwo bafite kuvuga ngo yarindiriye abantu bagakizwa. Imana igitindije isezerano ryayo nugira ngo abantu bihane bakizwe. Ariko wowe ushaka Imana itindije isezerano ryayo kugira ngo urongore cyangwa se urongere ku byo ugomba kugeraho. Si uko nguko Imana irimo gukora, si nuko nguko Imana yigeze ikora. Ariko kibabaje bwoko bw'Imana nuko abana b'Imana ntabwo dufite inzara Imana ifite, ntabwo dufite inyota Imana ifite. Birababaje cyane. Imana idufashe cyane, twongere tugire inyota. Biravuga ngo musure mu rukundo rwa mbere. Ngo waravuye mu rukundo rwa mbere, subira mu rukundo rwa mbere. Ubaka ubusabane na Yesu. Yesu aba ari utekereza, Yesu aba ari wifuza amanywa na nijoro, Yesu aba ari uhinduka umutwaro wawe n'icyifuzo cyawe. Uko niko uzashobora kuba urumuri rumurika muri bino bihe byanyu. Biravuga ngo wowe usinziriye, uvuga ngo wapfuye, Kristo aboneka kumurikira. Abantu benshi basinziriye mu bintu by'isi, abantu benshi basinziriye mu bintu bidafite umutwe n'amaguru, ariko Yesu aragusaba ngo byuka. Kristo yongere kandi kukumurikira, maze ugendere mu mbaraga z'Imana. Imana bamugisha, Imana bayezagire. Icyo tuzakomeza ni cya kabiri, dukomeze tubane muri bino bihe tuvuga hejuru n'inshingano z'umukristo. Tumbera Yesu akumurikire, nawe umurikira abandi. Bye bye.